uvuze ko navuganye na perezida w'icyo gihugu. ni ukuri. Yego, nyine kubivuga gutya ariko hari abatabyumva, ariko sinango mu mitwe y'abantu nshobora no guhura n'umuntu nkabona n'umuntu ufite ubugome bwamurenze buri hejuru ku kigero ntabasha kugereranya, ariko ugasanga aragucaho. Tanga message hari ibyo nenda kukubaza. Urukomeje ku by'abaperezida kandi ubushize twakoranye ikiganiro uvuga ko Imana yaguhaye ubutumwa ushyira umuperezida kandi ko ashobora no gutaha kubera ikibazo cy'uburwayi cyangwa babireke, sibyo? Yego. Tuba tuvuga ineza y'Imana n'iby'Imana ikora. Muha message ye abantu badukurikira neza. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kubana n'umukozi w'Imana Eric Mugabe. Nyuma y'iminsi nk'ingahe tutari kumureka tumusabe kugira ngo abasuhuze. Ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Nezerere ko mumeze neza, umwaka mwawutangiye neza kandi muri amahoro. Yesu abaha umugisha rero kandi ndabakunda. Imana amahoro ikomeze ibahishe. Imana ikugirire neza cyane, nawe ikomeze iguhishe, ikubere maso kandi ikubere ku rugamba. Mbere yuko dutangira iki kiganiro, inyemerera mbanze ngushyira imbere y'Imana. Yego. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kubw'uko waduhaye iyi tariki, tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, ndetse nta gikuba cyacitse. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. None rero Uwiteka Imana, tugeze hano kugira ngo tukuvugire, tuvuge ibyawe, tuganire umukozi wawe. Ohereza marayika wawe wera aze kubana natwe, kirere gihumanuke, fungurerezo yo mu ijuru yurukire kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Unyemerere mukunzi mwiza, abadukurikiye tubasabira umugisha. Turasabira umugisha abakunzi b'Imana Irahari TV, abakoze subscribe n'abandi bayireba batarayikoze, abantu bose bayireba turabasengeye mu izina rya Yesu. Ubahereze umugisha kandi ubaha umugisha utagabanije, ndetse ibyo batwifuriza ubakubire karindwi, kuko waravuze ngo umuntu nadusabira umugisha natwe tujye tumusabira. Abakunzi bacu rero ibyo batwifuriza byose tubasabiye gukubirwa karindwi kandi bibe mu izina rya Yesu Kristo. Waba udukurikiye rero urwaye, udukurikiye ashonje, udukurikiye ari mu bitaro, udukurikiye nta mahoro afite, nawe turamusengeye mu izina rya Yesu ngo bane nawe, umuhe umugisha, iki kiganiro kiyobore, umwuka wera amugereho. Abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, bane nabo, umukozi wawe umurengere, urwanye ibimurwanya, uhiga ibimuhiga. Eric mushyize imbere yawe, hari imbaraga z'umwijima zahagurukira ku murwanyi, izo turazitatanije mu izina rya Yesu Kristo. Ariko uko biri kose turi n'amashimwe. Yarakubonye, yabonye ukuboko kwawe, yabonye imikorere yawe, yabonye ugira neza. N'uyu munsi tumushyize imbere yawe ngo umurengere kandi umurwanirire, umubere maso kandi umuhere ku rugamba. Urakoze kuko uri Imana iri kumwe natwe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana amahoro ibagirire neza kandi bagirire neza cyane cyane. Eric, amakuru y'imisi? Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Ni meza cyane, ndashima Imana.
Imana yangiriye neza. Yego. Imana yangiriye neza. Imana yampaye perime. Buriya abana b'abantu hagiye twicira inzira tukumva ko tugomba kugira gute kwicira inzira mu byo twumva twifuza, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Yego. Isaha y'Imana itaragera ntabwo icyo wifuza ariko ugomba kukibona. Nshimye Imana rero ndi kuri kamera naho iri mu gihugu cyo mu ijuru, yumve ko ntayishimye ko bari hafi yanjye gusa ngo babibone, isi yose irebe ko nshimye Imana. Imana yampaye perime. Amen. Nishaka. Imana ihabwe icyubahiro. Nishaka rwose, Imana ndayishimiye. Hari haciye iminsi rwose urwana nayo byaranze. Hari igihe buriya mwumve niyo waririmbye ngo isaha y'Imana yisohoye. Ni akaririmbo keza sinabwo nakavuga, ariko ntabwo twajyaga tukaririmba ni nk'agakorasi. Ariko rero nyamara burya Imana iratanga. Imana iratanga cyane. Hari abantu bajya bacogora bakarambirwa ku buryo bagera ku rwego rw'uko batekereza ko Imana nayo ntakishoboye. None se uzarebe, hari nk'umuntu guha icyifuzo ati nsengera, ukamusengera ariko ejo agakuvuga ngo ntacyo Imana yakubwiye. Ndagira ngo mbwire abakunzi bacu ko Imana, najya mbwira abakunzi bacu ko Imana yacu atari radiyo. Ntabwo Imana uyifungurira igihe ushakiye. Ariko nanjye hari abantu bajya babimbaza ngo ikubwiye iki se, Imana nta kintu yari akubwira. Oya, ntabwo ari uko Imana ikoresha, ntabwo ari igikoresho cyacu. Imana yacu isubiriza aho ishakiye. Ntuzumve rero ngo nzahamugabe icyifuzo nsengere ngo mu gitondo mubaze ngo Imana yakubwiye ngo iki, cyangwa ngo ntacyo ubonye. Oya, icyo mbonye ndakikubwira. Kandi abantu bumve ko hari igihe tujya tunabahamagara tukabibwira ibyo Imana yatubwiye, batagombye kutubaza ngo se ngo Imana yakubwiye icyoya. Ntabwo Imana yacu ari televiziyo ifungurira igihe ishakiye. Ntabwo Imana yacu ari radiyo wongeze volume ivuge. Oya, ni Imana yihariye kandi irebera hose icyarimwe. Mu gihe rero utarasubizwa wicika intege, kuko cyane ubu hari abantu bava mu masezerano nta mpamvu. Imana ikakubwira ati nzakugirira gutya, ukagera ukabatera ko byatinze. Ibintu umugabo yambwiye byaratinze. Hano nigeze kubona muri komantere yanditse ngo njyewe ibyambwiye ngo sindabibona. Yego. Ntabitegereze. Nawe wari umaze igihe kinini utegereje perime. Uyibonye warahagiye. Ntabwo rero nanjye ariko iyo comment narayibonye. Narayibonye. Umuntu avuga ngo umuntu yaranditse aravuga ngo ngewe ibyo yambwiye narabibonye. Abantu nka batatu. Undi arandika aravuga ati ngewe ibyo yambwiye ntabwo ndabibona. Ariko yenda aho mpagufashije si mugabo uvuga. Ntabwo rege uvuga. Kandi uwavuganye nawe ntiyamuhase. Nawe ntagomba gutegereza. Buriya iyo umuntu avuganye n'Imana imuha amasezerano atayihase. Mu bumana bwayo iratekereza ikaguhereza amasezerano cyane. Nta mpamvu nimwe rero yo gutangira kurekarama, nawe azabibona. Ategereze. Icya mbere cyo nuko Imana yivuze isohoza. Ubushize twiyize tuvuga ku gihugu cya Amerika. Ndimo twaranasenze. Yego. Ku bijyanye n'inkongi y'umuriro. Ariko ubusozi kuri yo. Nukuri. N'abantu bari bandikiye muri komantere batubwire. Iriyo, inkongi iriyo. Rero hari abumva ko iyo tuvuga ibyo Imana yavuze bigasohora, byaba bibi cyangwa byiza, nyine byose bigomba gusohora. Yego. Ibi bigasohora n'ibyiza bigasohora. Ariko twe ntabwo twifuza ibibi. Hari n'ibidasohora kubera ko Imana yabikuyeho. Yabikuyeho. Burya ntabwo
uzabwira umuntu ngo yahanuye ngo ikintu ngo kibi ngo kuki ngo kitasohoye kandi Imana ikerekana kugira ngo umuntu agisengere. yego ariko hari n'igitavaho, hari igihe yenda dufate nk'urugero, Imana yabwiye Nowa ati baza inguge, inguge arayibaza, abandi bamuseka, baramureba, baramupinga, bati izuba riri kuva, uri muri ibyo uri kubaza inkuge. Undi ati ngewe impamvu ndi kubaza inkuge ni Uwiteka wabivuze. Kandi yavuze ko imvura izagira gute, izagwa. ihangane gato nkubwire, banyibukiza ejo bundi umuntu wanyandikiye wanditse muri komenti, cyakora bajya bakomeza buriya iyo mbwiye nabi mba numva nezerewe. yaranditse ngo ugiye gutanga ubutumwa ngo genda baraguha nyoko. nanjye naramubonye ariko yanse ngo ningende barampa mama. Ndatekereza se mama ntanazi nanagira barampa mama kute. ariko abantu bajya bamenya ko gutukana no kurari icyaha. Ntago benshi babizi. Sibyo. Ntago benshi babizi, nabizi ari nabikora bigeze. Noneho ufasha umuntu yavutse yabuze nyina ari uruhinja, ahubwo ngo genda baguhe nyoko. Ariko hari hose Imana imubabarire, hari hose niba twumva yarahemutse, Imana imubabarire, agena amaze no kumubabarira. Ariko hari umuntu wumva kumva nawe si we. ubwo rero hari abantu bameze bura nubwo ubona abantu tugenda turi ingeri nyinshi. yego hari umuntu mu mutwe we ubwenge busa nkaho bwarayayutse, sibyo? yego. Noneho hari n'uwumva ahora aremerewe, noneho hari n'uwumva yavuga ibimurimo bibi. buriya abantu, hari abantu batagira akanwa keza. yego. akanwa kabo kagahora kavuga ibibi gusa. urabizi neza ko abo bantu babaho. yego. Rega ntago abantu duhuje ibitekerezo. hari n'abo biti biharamagara. yego. umuntu akabigihamagara ku Mana, no ku bantu ugasanga rutare. yego. hari abantu barahari, bene abo ngabo barahari. ugasanga umuntu yabaye ikigomeke, umuntu ntashobora gukora umuganda, ugasanga umuntu nta hantu na hamwe ntatanga mituweli, nta cyiciro na kimwe ushobora kumureba ngo mubonemo. ntashobora kujya. burya hari n'inama zijya ziba mu midugudu ku wa kabiri, inteko y'abaturage, ukaba utamubonamo. nta kintu na kimwe wamuboneraho, mbese ko ari umuturage mwiza, kandi yarangiza akavuga ngo arasenga. yego. iyi Mana rero mu byitubwira burya no gukorera igihugu, none no kubaherega, kubaha abatuyobora, kubaha abadukuriye. njye ariko buriya abantu b'iwacu bose ahari barabizi. yego. yaba umukecuru, yaba umusaza, yaba umubyeyi, yaba umwana, baguha urugero. nta muntu ntubashye muri abo bose, nta muntu ntubashye. yego. harimo n'abazatanga ubuhamya bwanjye banzi. nabayeho numva nabana na buri umwe wese nkamwubaha, yaba umwana yaba umukuru nkamwubaha. yego. icyo bita kubaha. ariko buriya umuntu tubaha abantu, tubaha abamukuriye, tubaha ababyeyi, ashobora kubaha Imana. ntabwo bibaho atayizi. wakubaha Imana utazi, umuntu utamwubashye. hari abantu bajya babyishingikirizaho ngo ngewe ngo nataye ibigirwamana by'iwacu, ntandukanye na runaka kubera ko ngo yakiriye agakiza, bigatuma asuzugura abantu.
Oya. Imana ni urukundo, yego. ntabwo Imana itanga urwango. Imana ni urukundo, yego. kandi Imana yacu ntitanga urwango, ahubwo itanga urukundo, yego. kandi igatanga umunezero. Hari abantu njya mbona banyandikira cyangwa bampamagara, ugasanga umuntu araguhamagara afite agahinda kenshi, ababaye. Nibyo koko urababaye, nibyo koko turababaye, ariko ndagira ngo nkubwire, ntabwo iki kintu bwa mbere nkivuze, kuko impamvu ngiye kongera kukivugaho, abantu b'iyi minsi barumva ko abantu bababaye bahura n'ibigeragezo, Imana itabazi. Niko bimeze. Mperutse gusenga n'umuntu arambwira ati ariko se mugani, ati ko nsenga nkabaho nabi nkageragezwa, kandi abasenga bo abadasenga bo bakaba aribo bariho neza. Naramubwiye nangaho nta gisubizo mfite, ariko ndyamye nijoro amasange yo gusenga, ijwi rije rinkanguye ngo byuka usenge. Narabyutse ndasenga, Imana irambwira ngo nagira ngo nkubwire ko ibyo wa muntu yakubajije ngo bari impamvu nabarekeye umunezero barimo, impamvu nabarekeye umunezero barimo. Nararebye nsanga ntibashaka kunyumva. Ngo mwebwe rero mufite umutima umenetse wo kunyumva, mugomba kuba mu bikomeye kugira ngo muzabone ubugingo. Ubundi si by'isi bimaze iki? Gutunga iby'isi ntuzabone ijuru, ugatunga iby'isi ntuzahurire na mukuru wawe, ntuzahurire n'umubyeyi wawe. Arega abantu bajya bumva ko iri juru dukora ririmo byinshi tutabonye, ririmo benshi tutabonye, kandi tuzahurirayo nabo. Tuzahurira n'ababyeyi bacu, tuzahurira n'abakuru bacu, n'abarumuna bacu, n'abashiki bacu, yego, bagiye tubakunze. Ubwo rero iyo utekereza ukavuga ngo ntabwo Imana ikuzi, ntabwo yakwirengagije, ahubwo nuko ikubikiye ubugingo. Hari umuririmbyi uvuga ngo ubugingo dufite mu isi busa n'ibiba n'isarura, ibira mu mubiri we niwo uzasarura kubora. Ni ukuvuga ngo ibyo mu mubiri ni ibyo mu mubiri, ariko iby'ubugingo ni iby'ubugingo. Reka nkubwire, twabayeho nabi n'iki gihe turimo cyangwa tugezemo. Yego. Hari abatubona bakavuga ngo twagezeyo tujya. Cyane. Abantu bo mu giturage batubona bati Mugabe yaranezerewe. Ariko ndagira ngo nkubwire, uko waba umeze kose ntushobora kubura ibigeragezo. Yego. Mperutse kumara iminsi njya kurya, urabyumva, nta kwiriza ko hari kurimo. Yego. Umuntu aza kumbwira tukore amasengesho usenge, byari ibikwasamiye. Nanjye mbwira Imana we ntibinyasamiye siko byose bishikura, ariko ndakwinginze umfashe. Ya masengesho sinayakoze, hakujya wemera ko buriya hariya dukora agahimano. Y'agahimano wigeze kuyagarukaho ubushize? Hari amasengesho y'agahimano yo kutarya, yo kutarya. N'abandi bakubwira agatereka ngo he 2, uwo munsi ntumubone, iminsi igashira ariyo kabisa, ari 3.
urimo ukora y'agahimano. Yego. yego. Soko y'Imana bitatu zitatubona kuki semera ko dusonza tugasonza ikabibona kakubwira ati ngo haye ibiryo nyuma y'iminsi nukajya kumva umuntu araguhamagara ati umukozi w'Imana ati najya nkohereza agasukari ati ariko ni gake wihangane. Buri umuntu akubwira ngo ni gake ahubwo niwe ohereza kenshi uba wakoze mu kigega. Imana ibamugisha abantu bajya batugura agasukari Imana ibamugisha. Ariko bavuga ko hari n'abakozi b'Imana batanyurwa. Hari abatanyurwa. Bakura umuhaduke ahubwo agahita ajya kukuvuma. Bakakuzamukana umusozi. Abo barahari ko ntago ari ab'Imana. None se umuntu uramufashe umugore w'isukari cyangwa umugore wa muceri iwe abana bari bameze nabi n'umugore agahita kuzamukira umusozi ko agiye kuyo. Nibyo mperutse gusengera umuntu Imana itwereka ko ari umuntu wagaragaraga nk'usenga ariko adasenga akaba yaramufashije mu buryo bwose bushoboka n'umuntu mu gihugu cyo hanze amufasha mu buryo bwose bushoboka ariko nyuma aza kugira gute aza kuzinga ibye umugisha arawubura. Mbonereho no kubwira abantu mujye mwitondera kugira gute ntago abantu bose bohererezwa. Yego. Karusho nanjye buriya soko ntatanga iyo mfite ndatanga. Yego. Ariko ntago njya mfa gutanga. Yego. Ntago njya mfa gutanga ariko uwo mugisha ni wema. Yego. Arega mbagira ngo abantu niyo tuvuga gutya abantu basobanukirwe ntawe tubujije gufasha ni byiza cyane ariko abantu bajya basobanukirwa. Bibaza se umuntu ngiye guha ni umuntu w'Imana cyangwa ndafasha umukozi wa Satani. Abantu bakabanza bakamenya ibyo bintu bakabikora nabo ubwabo bayobowe n'umwuka. Reka niyo uyobowe n'umwuka nibwo ukora ikintu kizima. Pana gupfa ku uzi ugafasha umuntu uzi ngo uramufashije naho kombe aravuga ati sha ninarabuze uko mushyika. Akajya kwa Nyabingi na Ryangombe ati izina rya Yesu cyane rwose akajya yakakuzingira ibyawe rwose n'akakazi wakuragamo amafaranga ntongera kukabona. Abantu bitonde rero. Abantu bajya bitonda pe babe maso. Ubundi iyi si turimo ntabwo isakaye. Iyi si ntabwo isakaye. Hari umuntu wavuze ngo yakaranze benshi n'uwo utarakarange be kimushakira ikiru ibirongo urumva. Ariko icyo ngira ngo nkubwira abantu benshi muri iyi si hari ababona abantu banyuranwamo. Ejo bundi nibwo nabonye ibintu mboneba. Ndavuga ariko Mana uri igitangaza. Mana yacu ni igitangaza. Yego. Imana ishyiraho umuyobozi igashyiraho umuyobozi atiyobora igihugu. Ubwo impamvu mbivuze gutyo yego hari ibyo mba nabonye mu buryo bw'umwuka utibabibonye gute. Hari igihe nge ndeba umuntu nareba imitekerereze nabona ukuntu ateye nabona mu buryo bw'umwuka nabona mbese ukuntu ateye muri we nta cyiza yifuriza abandi nta munezero muri we agira nta kwishima agira. Havuga ni burya Imana ni nziza. Buriya abayobozi bacu baragowe ntabwo mva kurworwa kundi kuyobora miliyoni y'abaturage miliyoni 10 z'abaturage badahuje intekerezo badahuje akazi harimo batanganya amashuri harimo abajura harimo abasambanyi harimo abicanyi harimo iki ariko abo bose ukabayobora ukabashyira ku murongo.
yego ariko hano mbabwira ngo abantu dusenga Imana ikatwereka abantu mu buryo bw'umwuka. yego Birakomeye. Niyo nsengera ubuyobozi bwacu. nicyo cya mbere. Kuko impamvu iyo ndebye mu mitwe y'abantu nshobora no guhura n'umuntu nkabona n'umuntu ufite ubugome bwamurenze buri hejuru ku kigero ntabasha kugereranya. Ariko ugasanga aragucaho, akagucaho yimyoza, akagucaho yivugisha, ariko akakunyuraho kubera itegeko. yego Imana ni igitangaza. Igikomeza twongerera abaperezida ubwenge, abayobozi bacu igikomeza ibaho ubwenge, ikomeza ibaho ubwenge. Biragoye rero. Reka rero dutange mesaje. ariko mbere yuko utanga mesaje hari ibyo nenda kukubaza. Urukomeje ku by'abaperezida kandi ubushize twakoranye ikiganiro uvuga ko Imana yaguhaye ubutumwa ushyira umuperezida kandi ko ashobora no gutaha kubera ikibazo cy'uburwayi. Kuva twakora icyo kiganiro kugeza ubu twari tutarongera kubonana, kugira ngo mbwire se wafashe urugendo, nimba waragiyeyo byagenze gute, yenda n'abantu bagiye babyandika muri komanteri. Niyo mesaje nabone nangiye gutanga kugira ngo abantu bose bumve kandi basobanukirwe. Urumva? Abantu bumve kandi bagire gute basobanukirwe. Imana ishobora kukubwira ati genda ubwire Pascal ibi, kakubwira mu gitondo, saa sita ikongeraho yenda kakubwira ngo nibi nabyo bimubwire, ukaba ugiye kumubaho. Narasenze rero rya munsi, ijoro rya mbere, rya kabiri, irya gatatu ndi bugende. Nanagiye ariko kuko na varisi nari nayizanye kandi nari kugenda. Yego. Irangije irambwira ngo ntabwo nyikurushya mwana wanjye. Amen. Ijwi ngo mwana wanjye sinkikurushya, ujya kure, impa nimero. Uvuze ko navuganye na perezida w'icyo gihugu? Ni ukuri. Yego. Nyine kubivuga gutya ariko hari abatabyumva, ariko sina ngombwa, abashaka babyumve cyangwa babireke, sibyo? Yego. Tuba tuvuga ineza y'Imana n'iby'Imana ikora. Muha mesaje ye abantu badukurikira neza. Umuntu udashaka kumvira Imana, umuntu udashaka kumva icyo Imana yavuze, ntabwo uri uwanjye. Ndagusezeye. Twaravuganye, ndamubwira Imana yakuntumyeho, ariko yari afite umuntu ugomba kumusobanurira cyangwa kumusemurira. Arambwira ati niko bimeze, ati nsigaye numva umutwe ntameze neza, kandi Imana yaraduhishuriye ko ari uburwayi bwo mu mutwe agiye kuzira. Nshimye Imana rero yo kabyara ko ijya irengera. Yarambwiye ngo ntabwo nshaka kukurushya ujyayo. Yego. Hatazagira uwo guhamagara akakubura cyangwa uwo gushaka akakubura. Hatazagira umubyeyi uzana umwana ngo umusengere akakubura wagiye. Impa nimero turavugana. Yego. Muha mesaje yose uko imeze, ndanamusengera. Amen. Mu Kinyarwanda bajyaga baca umugani ngo umuti ntukorera ubwinshi.
yego yego ngo umuti ntukorera ubwinshi. Naramubwiye afata icupa ry'amazi iri rimwe ritoye, yego ritoye n'ahangaha turigura 500. Icupa ry'amazi nararisengeye ararinywa. yego Ariko ubundi ubwo kugira ngo ujye kuvugana nawe ni Imana iba yabikoze, byo birumvikana. Niba mwaravuganye icupa ry'amazi yararinyweye iminsi birambwira ati iyo ndumva ndaho. Ndumva yego ndaho. Bitandukanye n'indi minsi yose. ni ukuri. Message rero ndimo ntanga imeze gutya. Waba ukomeye waba woroheje, nta kimana idashoboye ku buzima bwawe, nta n'ikimana itahindura, nta n'ikimana itakuriraho. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo ahubwo muri rusange twese turareshya, yego mu buryo bw'umwuka turareshya. Irangije irambwira ngo nimbwire ibihugu, mbwire amahanga, mbwire abantu bayo yaremye ngo ko uzayubaha nawe izamwubahisha. haleluya. Iyo niyo message ntanze. Imana yambwiye ngo mbwire amahanga, mbwire ibihugu, abakuru n'aboroheje, uzayubaha ntiyishyire hejuru, ntatsikamire uri hasi ye, nawe izamwubahisha. Amen. Iyo niyo message nari mfite. Imana y'amahoro ibagirire neza. Sinzi niba hari icyo wambaza. Ikindi nendaga kukubaza, nyuma y'iryo sengesho Imana yakubwiye ko uburwayi buzakira cyangwa ntabwo iraguhinde message kuri we? Uburwayi buzakira. Areka abantu tujye tugira kwizera kandi tugire guca bugufi. Uwo mugabo ndaciye bugufi cyane, kandi Imana ikunda, arega nayo ikunda icyubahiro. Nese ko icyo gikunda uri umuntu, urumva Imana itagikunda. Nayo ikunda icyubahiro, igakunda amashimwe. Kumukiza rero yaramukijije. Amen. Arega nayishyira igakuraho. Amen. Ahubwo ngira ngo mburire n'abandi udashaka guca bugufi imbere y'Imana. Imana yambwiye ngo ni misale ziba ari nyinshi nibagiwe, ariko Imana yambwiye ngo mbwira abantu abakomeye cyane, uriya muntu ababereho urugero Yego. rwo guca bugufi, rwo kubaha Imana. Kandi nimwubaha Imana izabubahisha. Gukira rero agomba gukira, kuko yari yashyizeho mu kwezi kwa 7. Yego. Iyo ataza guca bugufi ngo asenge se Imana imbabazi yumvira umwuka, ntabwo yari buzarenze mu kwezi kwa 7. Hari ikindi kintu njya nibaza, iyo musengera abantu genda bikangombwa kuri busengera umusiramu, ko mu ndahiro yabo batangira barahira bavuga ko Yesu Kristo atari umwana w'Imana, ahubwo ari intumwa y'Imana. Gusa njye mbyemera byombi, nemera ko ari umwana w'Imana. Hari n'abakubwira ngo subhana wa ta'ala. Ngo subhana wa ta'ala ni Imana. Nimba tubivuze neza simbi. Urumva? Subhana wa ta'ala ni Imana. Ngo niyo baba bashaka kuvuga Allah. Ahubwo ukibaza ngo iyo ugiye gusengera umusiramu
urabanza ukamwatuza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwe. oya cyangwa aba yamwemeye. uzi semba nkubwire abantu biyumvisha ko abasilamu batanasenga ndagira ngo mbabwire ko atari abanjye. Yego. Abasilamu barabarusha gusenga ariko ninde wanze kuvugana n'Imana, ninde wanze kumva ijwi ry'Imana. Aboneka se baza gushaka ijwi ry'Imana. hari nawe ajya kumva ngo barampamagaye Ehe. ati turashaka kugusura, Ehe. nkabona araje. Hako nubwo hamagaye ati nsengera kuri telefone. Ntuza harya babyita ngo kinivara ni iki sine kuno babyita. Nanjye ntabwo nzi uko babyita. Baba hari n'abaza bambaye ingofero bakayikuramo bagaca bugufi. ngo ingofero ntivamo, ingofero ivamo. ingofero ivamo ariko ibihe tugezemo n'ibihe biruhije abagenzi. Reka twikomereze hataza no kugira uvuga ko twivanze mu yindi myemerere. Muri Amerika mu minsi yashize warasenze uvuga ko muri Amerika hagiye kuba inkongi z'umuriro. Uyu munsi tuvugana hari icyo bita inkongi. Sinzi igice cyari cyo cyangwa umujyi wariwo cyangwa leta yari ariko maze iminsi mbibona bicicikana. N'ikindi kibazo kiri hano, impanuka zagarutse. Impanuka ni nyinshi. Hari umubyeyi twakoranye ikiganiro mu minsi yashize avuga ku mpanuka zizabera mu muhanda Kigali Rusizi Nyamasheke, mbese umuhanda w'amajyepfo wose. Nawe kandi wari wakunze kugenda ubigarukaho. Ngaho noneho ni mutabare mwongere musenge. Tugomba kongera kujya ku mavi. Kuba biri ibintu byo muri Amerika byarasohoye nuko abantu bapinze. Ko nabonye se bari banditse bavuga ati turasenga, turafatanyiriza hamwe gusenga. Ariko wemera ko abantu benshi basenga, abenshi basenga muri kiriya gihugu ni Abanyarwanda bariyo. Yego. Kandi buriya no kuba hari ibihugu bifite amahoro, hari igihe igihugu gishobora kumva ko gikomeye ariko bura nta gikomera ku Mana. Imbere y'Imana ibintu byose biroroshye. Kandi igihugu kitabamo umuntu, agitabamo abantu basenga gihura n'ibibazo. Yego. Abanyarwanda bariyo rero barasenga. N'ibyo byose byabaye ni ikimenyetso cy'abadashaka kumva ko Imana ihari. Ni ikimenyetso Imana yagira ngo itange. Yego. Izi mpanuka rero nazo ziganje muri iyi minsi no guhaguruka mukongera mukadufasha tugasenga. Tugomba gusenga kuko nta kandi kazi gigera. Hatazagira n'umbona ngo agire ngo hari ibiro nkoramo, hari igare nyonga se, hari moto ntwara, hari imodoka ntwara kugira ngo mbone icyo ikimfasha. Nta na kimwe nkora. Akazi kanya no gusenga niwo murimo mfite ubu ngubu. Yego. Ariko nabwo kandi twabwira abantu ko twatangiye ikiganiro ushima Imana ko wabonye perimi. Wabonye perimi ariko ntiwabonye imodoka. Nayo bayime. Kandi hari umushinga ufite uburyo wajya ufashisha abantu muri bikeya. Ubu tuzabigarukaho mu kiganiro kizaza. Yego. Mu minsi igiye kuza. Hari ikiganiro tuzakora cyo kijyanye n'uwo mushinga. Ariko gusa abantu bumva ko perime nayibonye. Yego. Nushaka nuko ngutwara uzampamagare nzagutwara. Uzampamagare nzagutwara. Ndumva ari byo rero. Nebyo. Ikindi natambutsa nimero yanjye ariko hari abantu benshi byashimishije mu kiganiro twakoze nimero ngo yashyizeho imbere. Yego. Byarabashimishije cyane. Baba ati rwose hari uwampamagaye yambwiye ati sinzi ko nari buzakubone, ati kubera amatwi yanjye yapfuye, ati ngira ikibazo mu matwi ntago njya numva. Ati rero nimero mwayishyizeho ndayibona, ati Imana ibahe umugisha. Tujye tumenya ko urumva mu bihugu byinshi bitandukanye ku isi yose ntago abenshi ariko bumva kandi bafite inyota yo kugira gute yo gusengerwa.
nabyumvise. Nimero rero bari badusabye ko twajya tuyishyiraho kugira ngo bayibone nta kibazo, babashe kuduhamagara. Ndumva atari ngombwa kuyivuga. nta kibazo, si ngombwa kuyivuga. ubwo icyo nanjye wambwiye ndacyumvise. ntabwo binsaba izindi mbaraga cyangwa se binsaba ubundi bushobozi. Biroroshye cyane ibyo ngibyo kubikora, ntabwo bigoranye. Ahubwo gusa ariko hari n'abandi nabo bajya badutesha umutwe nabo bumvireho, ugasanga umuntu aravuze ngo nshaka nimero ya Mugabe kandi ari kuyibona kuri screen nko kuri icyo kiganiro. Nari nabikoze pe, yego, nari nabikoze, gusa nyine urukungu rujya rukurana n'amasaka, ibyo ngibyo turabimenyereye. Reka rero tugane ku musozo, ngusabe kugira ngo nimba nta kuniganya ijambo udusengere, usabire umugisha bari bagukurikiye bose. Reka dusenge mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha. Ari abatuba hafi, Imana ibahe umugisha. Abadukunda n'abatwanga mwese, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yacu bwite, uri Imana data, nturi data wacu. Turagushimye aka kanya, tugushimiye ko wabanye natwe. Kristo, tukweretse baduha ibyifuzo, abafite uburwayi, ababyeyi batwite, mu izina rya Yesu Kristo, abari mu bibazo bitandukanye, abari mu bigeragezo bitandukanye, ibyo byose ndakwinginze ngo bikureho mu izina ryawe. Tugisenga rero turatatanya inama mbi zose zikuzimu, inama ziremerwa ku bakozi bawe, mu izina rya Yesu Kristo turasenga, turatatanya kugira ngo umurimo wawe ukomeze gukomera, ukomeze kubana natwe, tugire neza, tukugireho umugisha. Ndasenze kandi nsengeye abampa ibyifuzo bose ngo bagirire neza. Urakoze rero, urakarama, urakoze kuko byumvise. Turasenze kandi turizeye ko dushubije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Wakoze cyane kubana natwe. Nimutarakora subscribe, twere inkunga rwose ukande kuri iyo nzogera. Imana iguhereze umugisha.